Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Twamaze gusoma muri Tora ko mu minsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Aya magambo aboneka mu Kuva ibice 20 umurongo wa 11. Twabonye kandi ukuntu Imana yaremye umuntu wa mbere ku munsi wa gatandatu. Imana imaze kurema umuntu wa mbere, hari ibindi bintu bike yakoze mbere yo kuruhuka umurimo wayo wo kurema. Ibyo bintu yakoze nibyo tugiye kwiga uyu munsi. Reka dukomeze gusoma muri Tora mu gice cya 2 mu gitabo cy'Itangiriro. Turatangirira ku murongo wa 7. Ibyanditswe biravuga ngo, Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. Umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Aya magambo aboneka mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 7 n'uwa 8. Ibyanditswe bitubwira ukuntu Imana yateguye itongo ryiza aho yatuje umuntu yaremye. Iryo tongo yaryise Edeni, bisobanura umunezero cyangwa itongo ryiza. Abantu bamwe batekereza ko iri tongo aho Imana yatuje umuntu wa mbere ngo hari mu ijuru. Nyamara ibyanditswe bitwereka ko ari itongo ryari riri hano ku isi mu burasirazuba bwo hagati muri Edeni, yari iherereye muri Iraq y'iki gihe. Ibyanditswe n'abahanuzi b'Imana ntibyitiranya itongo rya Edeni ryari hano mu isi hamwe na paradizo yo mu ijuru iri ahirengeye mu bwiza bw'Imana. Mu mirongo ikurikira ibyanditswe bivuga ngo, Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanyamo ine. Uwiteka Imana ijyana wa muntu ariwe Adamu, imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Aya magambo aboneka mu Itangiriro ibice 2 ku murongo wa 9, uwa 10 n'uwa 15. Ibi rero bitwereka ko Imana yaremeye Adamu, umuntu wa mbere, ahantu heza aho yagombaga kuba kandi agatunganirwa. Imana yamushyize mu itongo ryiza cyane ryuzuyemo ibiti by'imbuto ziryoshye n'izindi mbuto z'igikundiro. Ibyari muri iri tongo byose byari byiza cyane kandi bitunganye. Ingingo z'umubiri za Adamu zarakoraga. Amaso yashoboraga kubona ubwiza bw'itongo rya Edeni. Amatwi ye yashoboraga kumva inyoni ziririmba mu biti, kandi yashoboraga guhumurirwa indabo zitatse iryo tongo. Imana yahaye Adamu buri kimwe cyose kugira ngo yishime. Ikindi kandi dusoma ko Imana yahaye Adamu umurimo ushimishije wo kwita ku itongo kugira ngo aribemo anezerewe. Ikintu gishimishije cyane cyabaga muri Edeni ni ukuntu Imana yazaga muri iri tongo mu mafu ya nimugoroba kugira ngo iganire n'umuntu yaremye mu ishusho yayo. Ibi tubisoma muri Tora mu gice cya 3 mu gitabo cy'Itangiriro. Kuki Imana yazaga gusura Adamu? Yasuraga Adamu kuko nk'uko twabibonye, Imana yaremye umuntu kugira ngo basabane. Imana yashakaga ko isabana n'abantu bayo, baganira, bishimana kandi bakabana iteka ryose bahuje ubwenge n'umutima. Ni ukuri rwose Imana yashakaga ko umuntu n'abantu muri rusange bagirana nayo ubusabane bwiza iteka ryose. Hari ikindi kintu dukwiye kumenya ku bijyanye n'itongo rya Edeni aho Imana yatuje umuntu wa mbere. Hagati muri iryo tongo Imana yahateye ibiti 2 by'ingenzi. Kimwe cyari igiti cy'ubugingo, ikindi cyari igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. Imana yashyize igiti cy'ubugingo mu itongo kugira ngo yibutse Adamu ko yifuzaga gusangira n'umuntu ubugingo bwayo buhoraho. Ku byerekeye igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, Imana yagishyize hagati mu itongo kugira ngo igerageze Adamu. Umva uko ibyanditswe bivuga. Mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 16 n'uwa 17 haravuga ngo, Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Kuki Imana yabujije Adamu kurya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi? Mbese Imana igira ubugugu? Oya, ntigira ubugugu, kuko rimwe mu mazina yayo
bisobanura ko Imana ari umugiraneza. Imana yabwiye Adamu ngo igiti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo keretse kimwe cyonyine. Mbese iryo tegeko ryari rikomeye? Oya, ntabwo ryari rikomeye. Imana mu buntu bwayo yahaye Adamu ikintu cyose cyatuma yishima. Nta kintu na kimwe cyiza yigeze imwima, ariko Imana mu mugambi wayo mwiza yashyizeho ikigeragezo gito imbere ya Adamu kugira ngo kibe nk'amahirwe ya Adamu yo kwerekana ko akunda Imana kandi ko yumvira itegeko ryayo. Kuko Uwiteka Imana ivuga mu ijambo ryayo ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 23 n'uwa 24. Imana yashakaga kugerageza urukundo Adamu ayikunda n'ubudahemuka bwe kugira ngo irebe ko umutima we uri ku Mana cyangwa uyigomekaho. Iyo niyo mpamvu Imana yahaye Adamu iryo tegeko ryoroshye. Imana ntiyaremye umuntu ukora nk'imashini cyangwa umeze nk'irobo. Imana yaremye umuntu ufite ubwenge, umutima n'uburenganzira bwo guhitamo icyo ashaka, haba mu gukunda Imana no kuyubaha. Imana yabwiye Adamu ko narya ku giti yamubujije bizagenda gute. Reka dusome ibyanditswe maze twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Imana yaravuze ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Uko niko Imana yabwiye Adamu ko natumvira itegeko ryayo bizamuzanira urupfu. Imana yakundaga umuntu yaremye, bituma imuburira mu buryo bwihariye. Iramubwira ngo Adamu, nutanyumvira uzapfa, kuko amategeko yanjye ari ayera kandi azana urupfu ku bugingo bukora icyaha. Ibi wanabisoma muri Ezekiyeli igice cya 18 ku murongo wa 20. Ahari umuntu yabaza ngo icyaha ni iki? Ibyanditswe bivuga ngo icyaha ni ubugome. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 ku murongo wa 4. Gukiranirwa kose ni icyaha, nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 17. Muri Yakobo igice cya 4 ku murongo wa 17 naho hakavuga ngo nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Icyaha ni ukugendera mu nzira yawe, nk'uko binanditse muri Yesaya igice cya 53 umurongo wa 6. Icyaha ni ikintu cyose Imana itemera. Niki kizaba ku bantu bacumura ku Mana? Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, nk'uko byanditse muri Ezekiyeli 18 ku murongo wa 20. Maze undi murongo ukavuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, nk'uko byanditse mu Baroma ibice 6 umurongo wa 23. Urupfu ni iki? Abantu bamwe batekereza ko gupfa ari ukutongera kubaho, aho ibikwerekeyeho byose biba birangiye kandi ntihongere kugira icyo umenya. Ariko nidusoma neza ibyanditswe n'abahanuzi, tuzabona ko iki atari cyo gisobanuro cy'urupfu. Mu byanditswe byera mu rurimi rw'Igiheburayo, urupfu rusobanura gutandukana. Urupfu ni ugutandukana n'ubugingo. Igihe Imana yabwiraga Adamu ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa, yashakaga kuvuga ngo Adamu, nurya kuri iki giti nakubujije, umunsi uzakiryaho uzahita upfa. Ni ukuvuga ngo uzahita utandukana nanjye. Nutanyumvira ntuzongera kugirana nanjye ubusabane. Ndi uwera kandi sinshobora kwihanganira icyaha cyangwa abatemera gukurikira inzira yanjye. Nirukanye Lusoferi n'abamarayika be igihe bacumuraga, namwe nzabirukana nimucumura. Nanone kandi nimurya ku mbuto z'igiti nababujije, umubiri wanyu uzatangira gusaza hanyuma upfe. Bisobanuye ko ubugingo bwanyu buzava mu mubiri wanyu. Kandi si ibyo gusa, nimutanyumvira umubiri wanyu ntuzapfa gusa, ubugingo bwanyu buzajya ahantu haremewe Satani n'abamarayika be, nuko mutandukanye nanjye iteka ryose. Nuko rero tubona ko icyaha cyazanye ugutandukana mu buryo butatu kandi buteye ubwoba. Ubwa mbere, ubugingo bwacu bwatandukanye n'Imana tukiri hano ku isi. Ibi bisobanuye ko utongera kugirana ubusabane bwiza n'Imana yera kubera icyaha kiri mu mutima wawe. Ubwa kabiri, ubugingo bwawe buzatandukana n'umubiri wawe ku munsi uzapfiraho. Bisobanuye ko umubiri wawe uzapfa maze ubugingo bwawe bujye ku Mana butegereza urubanza. Ubwa gatatu, ubugingo n'umubiri byawe bizatandukana n'Imana iteka ryose, bijye mu nyanja yaka umuriro. Dushingiye ku bubasha bw'ijambo ry'Imana, urupfu ni iki? Mu magambo make, urupfu ni ugutandukana n'Imana nyir'ubugingo. Icyaha gitandukanya umuntu n'Imana, we soko y'ubugingo nyakuri. Imana irera kandi ntishobora kubana n'icyaha. Ubugingo bukora icyaha
ni nk'ishami ry'igiti riciwe maze rikajugunywa. Bigenda gute iyo ishami ritagifashe ku giti? Mbese iryo shami riciwe rishobora kubaho? Oya, rirapfa. Amababi ntahita yuma ako kanya, ariko atangira gupfa. Nicyo kimwe n'iyo utakiri imbabazi Imana itanga. Ushobora gutekereza ko uriho, ariko ibyanditswe n'abahanuzi bivuga ko imbere y'Imana wapfuye uzize ibicumuro n'ibyaha byawe, uko byanditse mu Befeso ibice 2 umurongo wa 1. Muri Yesaya ibice 59 ku murongo wa 2 naho haravuga ngo, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Umeze nk'ishami ryumye, maze bakariteranya n'ayandi bakayajugunya mu muriro agashya, nk'uko byanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 15 umurongo wa 6. Ishami ritari ku giti ntirishobora kwera imbuto. Uko niko umunyabyaha ameze imbere y'Imana. Nta kintu na kimwe cyamuvamo ngo gishimishe Imana, kuko adafite ubusabane bwiza n'Imana, iyo giti cy'ukuri akaba n'isoko y'ubugingo nyakuri. Abanyabyaha nta kindi bategereza atari urubanza rw'Imana itabera. Ariko mu byanditswe n'abahanuzi, Imana yavuze uburyo dushobora gukiranuka imbere yayo, kandi tukamenya tudashidikanya ko ibyaha byacu byakuweho. Ibi nibyo tuzibandaho mu masomo yacu ari imbere. Mbere yo gusoza, turashaka gusoma imirongo isigaye y'iki gice twari turimo. Ibyanditswe bitubwira ukuntu Imana yaremye umugore wa mbere. Umva uko byagenze. Mwitangirira ibice 2 umurongo wa 18 n'umurongo wa 21 kugera ku wa 25 haravuga ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Hano rero tubona ko ubukwe bwashyizweho n'Imana. Imana yaremye umugabo umwe n'umugore umwe kugira ngo bakundane, basangire ubuzima kandi bagire umuryango uhesha Imana icyubahiro. Imana yaremye Adamu kandi yifuzaga ko yakwishima, bituma imuha impano nziza ariyo umugore. Imana yashakaga ko Adamu akunda umugore we, akamutunga, akamukunda nk'uko yikunda. Icy'ingenzi kurushaho, Imana yashakaga ko umugabo n'umugore bagirana nayo ubusabane bwiza, bakarushaho kuyimenya, kuyikunda no kuyumvira iteka ryose. Nuko Imana irangiza umurimo wayo wo kurema. Ibyanditswe bivuga ngo, Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 6. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa 7 iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Aya magambo yanditse mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 31 no mu gice cya 2 ku murongo wa 3. Kuki Imana yaruhutse ku munsi wa 7? Mbese yari yarushye? Oya, Imana ntiginanirwa. Ibyanditswe bivuga ko Imana yaruhutse kuko yari irangije umurimo. Byose byari byiza cyane. Iyo niyo mpamvu Imana yaruhutse umurimo wayo ku munsi wa 7. Ni nacyo gituma icyumweru kigizwe n'iminsi 7. Nshuti yanjye, wakoze gutega amatwi ikiganiro. Imana nibishaka, ubutaha tuzareba ukuntu icyaha cyinjiye mu isi. Imana iguha umugisha, kandi turakwifuriza gukomeza gutekereza kuri iri jambo ryayo rivuga ngo, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Aya magambo aboneka mu Baroma ibice 6 ku murongo wa 23a. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0712 Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0712 79 018.